umugoroba ikibeho ku munsi wa Somusiyo ni ku mugoroba aho umeze imodoka nyinshi cyane cyane iz'abagande bataha ariko urabona ukuntu ari nyinshi amajagwa n'ubundi bwoko bw'imodoka zitandukanye ni ukuvuga amahanga yose yari yateraniye hano ariko buriya twagize ibihe byiza inahangaha ikibeho kubera ko twabonye byinshi kandi baduhaye n'uburenganzira kugira ngo tuze kureba tuze kumva misa rwose tuze kureba ibintu bitandukanye ijambo ry'Imana amakorari indirimbo zitandukanye kandi nanone tutirangije yuko nanone twakoze ibyo tugomba gukora twakoze n'akazi kandi tuboneraho n'umwanya wo kugira ngo tuze dukurikirana igitambo cya misa n'indi mihango yose mitagatifu yari yabereye hano ikibeho ku munsi wa Somusiyo uyu ni Alfonsina ahangaha tugeze ni muri ya mazu y'amabonekerwa ahantu hari chapelle Alfonsina mu mureke yitwa Alfonsina mu mureke none si uyu nawe ni Natalia uyu yitwa Natalia Mukamazi my daughter pray a lot for the world niko handitse for it is doing bad ibi byumubona ibi byuma ariko nibifasha security y'abapolisi ariko ngira ngo umenya ari n'ibya polisi aha ni ibya polisi ariko nabonye birunze hano ikiba kuva inyuma ahubwo reba no kuzenguruka bagiye bacamo inzira ahantu hose ni ukuvuga ngo abantu bose bagenda banyura hagati hano hanyuma se hano tugeze nawe ni Maria Karara Mukangango nawe nuwabonekewe Maria Karara Mukangango dukomeje kugenda dusatira ingoro y'umubyeyi Bikira Mariya dusatira nahabera igitambo cya misa nahabera igitambo cya misa urabona ko hari amatente menshi ariko nanone hari na chapelle chapelle y'umubyeyi Bikira Mariya ko hariho n'amayekara impande zitandukanye kubera yuko abantu bose bari kureba imbere kuri alitari ahubwo hariho amayekara indangururamajwi speaker rwose zigeze amajwi kure uburyo kugira ngo byanze bikunze umuntu naho yaba ategereye abarokore bavuga uruhimbi twebwe ni kuri alitari ariko ni kuri alitari rero hariya muri iyo nyubako hari ameze nka stade nyina wa jambo udusabire haraniho rwose ni ukuvuga rero icyo gihe abantu barebaga igitambo cya misa aho babaga bari hose kubera ko n'ubundi hariho amayekara ndetse n'amasipika amajwi amashusho abantu babibonaga bitaruye iyi ni ingoro ya Bikira Mariya rero aha ni chapelle ahangaha ni ku mazu y'amabonekerwa hari ko tubizira hari inyuma hari irembo ry'amabonekerwa yego hanyuma rero hari niho basomeraga misa hanyuma abakirisitu bavuga aho guturira igitambo cy'ukarisitiya ahangaha nyine ahangaha ariko burya hari hameze neza urumva ariko ngira ngo amakorari abaririmbyi baririmbiraga hehe bashobora kuba baririmbiraga hariya amatente nibyo rwose urabona ko ariko hano hari umuteguro mwiza cyane kuri uyu munsi wa Somusiyo urabona bari abantu bose aba bantu bose rero bari hano aba bantu ni abaraye bagiye gucumbikirwa hano baturutse kure yego ahangaha rero tugeze kuhagera ahangaha ni ihema rinini abantu bari bagiye bicayemo ubwo rero ahangaha amayekara yarara ahangaha ku buryo abantu bareba gukurikirana igitambo cya misa nubwo cyari kiri inyuma hari ariho basomeraga misa turi gusatira rero turi gusatira ni ku mbuga y'amabonekerwa ni ku mbuga y'amabonekerwa ahantu twigeze kuza hanyuma tukahurira na wa mukobwa umwe hariya yitwa Natali hajya nibyo ahangaha niho twigeze tuza hanyuma tuza gukurikirana ikiganiro cye ubwo twabanzirwaga na padiri yatubwira ibyerekeranye n'amabonekerwa ariko nyuma yaho tuza kuganirizwa n'uwo mukobwa ahangaha rero twari twicaye ahangaha ndabyibuka intebe zari ziri aha hose icyo gihe twari abakosozi nuko turaza tuzenguruka hano dusaba gutuza twumva icyo kiganiro hano rero ni umutuzo
ni umutuzo hari abantu benshi bari gusenga. Yego. Abadukurikiye ngira ngo turahaberetse, aha ni ku mbuga mabonekerwa. Turavuga tubitembereze tubereke. Ni ukuvuga hari ikintu rero utabonye aha ngaha nabumvaga igifaransa n'igiswahili. Hanyuma none inyuma hariya nabonye abantu bumvaga English Kiswahili. Ni ukuvuga ngo hano rero hari abantu benshi batandukanye. Aba ngaba ni igifaransa n'igiswahili. Kandi iyo ukomeje nanone urabona abandi bantu nanone bumvaga izindi ndimi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo byari byoroshye. French Swahili. Hano hari French Kiswahili. Aha ni muri French Kiswahili. Dukata rero dusubirayo ngiyi ngoro rwose y'umubyeyi Bikira Mariya. Hano rero iki rero ni mu cyereka amahanga ko u Rwanda dufite umutekano usesuye. Nigeze kugera ahantu hari radiyo na televiziyo haruguru hariya ku kiliziya, aho bari barimo kubaza cyane abantu baturutse Kenya, baturutse ndetse no muri Uganda, barimo kuvuga uburyo igihugu cyacu ari igihugu cyiza, igihugu gifite Imana, igihugu gifite abakirisitu, igihugu gifite abakozi b'Imana, igihugu gifite umutekano, kuko abantu bose bagiye baturuka hirya no hino ntabwo bigeze bahungabana. Yego kweri. Ibaza aho umuntu aturuka iyo gihera akaza akaryama aho ngaho, aryama yisanzuye. Wigeze ubona ku muhanda ukuntu byari bimeze, abantu bacuruje, abantu bacuruzaga ibintu bitandukanye, akantu kose kari gafite isoko. Nkubwire n'ikindi noneho ukuntu abantu bavomye amazi y'umugisha rero. Bavomye amazi y'umugisha, abantu baturutse Uganda, abantu baturutse Kenya, abantu baturutse Tanzania, abo bose bazaga bajya ku isoko y'umugisha. Isoko y'umubyeyi. Isoko y'umubyeyi Bikira. Dore rero ni ahangaha. Aha niho haberaga misa. Aha turibaga igitambo cy'Ukarisitiya ariko hari hateguye. Hariya ni urusomero. Ni kuri aritari. Mwebwe abaporo muhita ku ruhimbi. Uru ni uruhimbi. Twebwe tuvuga uruhimbi, ariko ahangaha ni kuri aritari. Ariko hari hateguye bro. Ahangaha rero kuri nyina wa Jambo udusabiye. Nibyo. Hariya hirya rero hakaba hari Pacis TV, ni hari ikorera. Pacis TV ni hariya yakoreraga. Niho ikorera n'ubundi. Hano hakorera televiziyo. Ariko rero tutibagiye yuko hariho Radio Maria. Hariho branche yayo. Iyi ni branche ya Pacis TV. Noneho rero mu ruhanga rwa Yangoro ya Bikira Mariya dore ngaha. Okay. Yego, ni hariya kabisa, ni hariya. Hano rwose ko ari ingoro. Ni hariya rwose. Iteye ubwuzu. Ariko hano hari tere nziza. Ni ukuvuga ngo aha hantu n'ubundi hakwiye kwakira abantu benshi baturutse imihanda yose. Cyane. Barateguye. Hano harateguye rwose. Ariko urabona ko mu gihe kizaza hazaba hato. Mu gihe kizaza hazaba hato, kuko amakuru aragenda akwirakwira hafi isi yose. Noneho agaragaza yuko hano ari ubutaka butagatifu. Ariko hari n'umushinga wo kwagura ingoro. Bakagura cyane ku buryo. Ahubwo hariho n'ikindi kintu numvise bavuga yuko abantu muri iriya centre ndetse bamwe bagiye kuzabagurira, haba noneho ubutaka bukaba butagatifu kuva hano kugera hakurya hariya mu centre. Ahubwo se ngo ntibamaze no kubega expropriate. Baranababariye rwose. Ni ukuvuga ngo aka gasozi ka Kibeho ni ukuvuga ngo ni ubutaka bwera butagatifu. Ni Terre Sainte. Niko bivuga mu Gifaransa. Terre Sainte. Holy Land. Cyangwa se Terre Promise. Mu Giswahili bavuga iki? Bavuga ni Mlima Mtakatifu. Mlima Mtakatifu. Tugenekereje niko twari. Dore ngaba rero abagande bari kujya mu modoka yabo. Okay. Iriya ni imodoka ivuye ngo ni Kasara International. Investment. Ni Kasara Investment. Birashoboka ko ngira ngo na agence yo muri Uganda. Bene rwose ko aha hantu hari umutekano. Aha rero hari hakoraniwe. Kandi buriya rero Celeste, hari n'igihe ibintu bitwegera ntitumenye n'agaciro kayo. Bavuga ngo ni Rukungiri, reba ngo ni Rukungiri Kampala. Rukungiri Kampala, umuntu wavuye Rukungiri Kampala, urumva, ndetse ndabona kuri no modoka handitse ngo Kasaba, ngo Jesus agaciro kayo. Ni kwa kwambara ikirezi umenye ko kera nyine. N'ubundi abanyarwanda bivuga neza ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ibi bintu rwose tubibamo.
tukabikinamo iwacu hari umusaza witaga babikinamo babikinamo tukabikinamo tutazi neza